Yes, nongeye kubasuhuza mbani ikaze kuri mu mwaka subscribe kuri YouTube channel Era National TV. Takingira Rwanda ingwa ku butaka kandi bakora muri showbiz umwami imihanda inshuti y'aba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mondane. Nongeye kwiterekana none ariko ntago ndaza gutinda. Ni nayo mpamvu kano kanya ikiganiro cyacu twise tugitangira ariko nanone nshishikariza umuntu wari we wese ugiye kudukurikirana muri kino kiganiro cyangwa se muri uno mwandiko kukireba gitangiye nanone kirangiye kuko ari utu video ndaza gucangamo mu kweditinga ari utu video ndatamo hari amajwi mo hagati ndageramo nkabashyiriramo no muri mwoka byaramwe. Ushobora kwibaza uti agaseke witwa King Era adupfunyikiye nakaye cyangwa se agaseke agiye kutumerera nakaye murabizi sindi bujye kure. Harimo umuntu witwa Emelyne shanga bivuga ko yirongoje Icupa, hakazamo n'umuntu witwa Yampano byamaze kuba bigaragara yuko ari umwe mu bagabo bajye gukora ibyo bakora akagira gute akifata video z'urukoza soni mwoka byaramwe. Maze kubona post zirenga ibihumbi 780 na zivuga ku muntu witwa Yampano barimo baramufata bakamugeranya n'umuntu witwa Baritazari kuko bahuje ibintu bibiri byonyine byo ngiye kubabwira. Witwa Yampano muzika akunda kwiyogoshesha akantu kagapara, n'uwitwa Baritazari nawe akunda gushitereka akantu kagapara n'uturinete, ariko witwa Yampano ntago aramenya kwegekaho ngajya ashyira akarinete nyine agenda kurura babagora avuga ati nge ndi umubosi rega. Ariko ikindi kintu bahuriyeho uwitwa Yampano nawe twamaze kumenya yuko iyo agiye gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se iyo agiye mu busambanyi bwiwe afata video yikamera mwoka byaramwe. Mu nkuru ya mbere naje ndijandika mbabwira buryo ki urujyo rwasetse kimuga ni kimwe cyasetse urujyo ni ikinyarwanda ariko uwitwa Jihad yaje kuba yitereka agaragaza cyane yuko asetse uwitwa Yampano. Ibyo ndago ndabigarukaho ahubwo ndaje mbabwire umuntu biri gukekwa yuko ngo yashyize ano majwi cyangwa se yashyize ino video y'umuntu witwa Yampano hanze, ndetse kano kanya abantu bakaba barimo batabaza ribu bavuga ngo ribu dufashe udutabare kuko witwa Pazomani bivuga ko yaza ari manager w'umuntu witwa Yampano wamufasha akamukura hehe aho ngaho mu misozi yararaga mu kagete yaraje amaguru hanze akamuzana akamushyira mu nzu nziza akazamura witwa Yampano. Biri kuvugwa yuko ari we washyize video hanze y'umuntu witwa nde y'umuntu witwa Yampano mwokabyarana. Kamaze playingira no majwi gatoya telefone Yampano yari kodingishije video bivugwa ko nshobora kuba ngiye wayisharinze niye nagari yanjye ni telefone ya Yampano. Yego yari namaze kubona ubushobozi namaze. Ikindi kintu cya kabiri Yampano kuva yamenyana n'ura mukobwa ntabwo nge nari password ya telefone abo yayihinduye bataranamenyana. Okay, nakoreshaga TikTok iri muri phone yanjye mfatisha ama video phone yanjye ni uploadingira nta kintu nabazaga phone ya Yampano. Simple ntago ari ngewe nta nubwo iyo video ye nigeze nyibona. Warapakaniye kuva ku munota wa mbere ko nta news kuva ku munota wa mbere wara nanjye nginze ugira ngo ni ibyanyabyo kugira ati hayo ngira iyo video ngarutse bwa kabiri ku isi Turagushimiye naragukupye nari ndi kumwe na Didimani twiviye mu bugwe numva uri kunshinja video n'abaswingu yasaze ndagukupa. Hanyuma niba nukuvuga nimvishe neza mwagiye ura mukobwa yamenyanye na kugira ngo abantu babishire ku mucyo kuko urukumva niba bavuga ko ufite telefone yawe yakoreshaga ura mukobwa yamenyanye na Yampano yaramaze kugura telefone ye cyangwa aragikoresha telefone yawe. Yego yari ihari telefone yari yaramaze kugura telefone yari ihari ariko adasoma nyina ama message ndabwo atari korera muri message ari cyana kirimo tu. Yego ariko yaramaze kugura telefone ye cyo kabisa bivuze ngo Yampano yaguze yamenyanye n'ura mukobwa telefone yawe atagikoresha. Kare ino video y'umuntu witwa Yampano yaje kubijya hanze iraza kubikuramo abantu umwuka cyangwa se iraza gutuma abantu benshi bajya muri ribu cyangwa se batabwa muri yombi bitewe n'amakuru arimo aragenda aza menshi agiye atandukanye. Witwa Yampano muri bivuga yuko yazamuye n'umuntu witwa Pazomani ngira ngo abantu benshi muramuzi, ndetse witwa Yampano bakamukura ahantu habi kuburyo n'amafaranga yo kwishyura geto muri Kigali 2020 byamunaniraga mwoka byaramwe. Ikindi kintu abantu batamenye nuko witwa Yampano yaba mustari na telefone agira, na telefone yo gukoresha kuri Instagram, na telefone yo gukoresha kuri TikTok naki kandi ari abahanzi nzi bameze nguko uwitwa Yampano arinze abo mustari amafaranga ataraboneka ngo yigurire telefone. Bikavugwa yuko yakoreshaga telefone y'umuntu witwa nde y'umuntu witwa Pazomani, ndetse n'ura mwana w'umukobwa mwabonye ura mukobwa bivugwa yuko
bwa mbere uwitwa Yampano ahura nawe uwitwa Pazomani yari ahari yanamuherekeje kuri date kuko ntabwo yari azi ibintu bya date ngo byerekeranye n'iki, ndetse ni nawe wabwiye Yampano bwa mbere yuko hari icyana kiri kumwandikira mwoka byaramwe bashobora kugira ukuntu babihuza cyangwa se babijyanamo mwoka byaramwe. Uno mwana w'umukobwa ngo ku munsi wa mbere ahura na Yampano, uwa kabiri aje gusura Yampano noneho ngo yese asinga imizi mu rugo aravuga ngo ntago nzataha. Ahita agumana na Yampano muri geto yabanagamo n'uwitwa Pazomani, ariko Pazomani ngo afite akandi kageto yiberamo hano za Nyamirambo. Nyuma y'igihe kinini uwa mugore cyangwa se wa mukobwa mwabonye, urabwo turavuga uwo mukobwa nyine wandikiye witwa Yampano, nibwo ngo yaje kuhita bijyamo birukana witwa Pazomani ngo bamwirukana mu nzu ngo subira iwanyu cyangwa se subira aho wabaga, dukeneye kujya twikorera uncence neza cyangwa se hari utuntu twinogereza neza mwoka byaramwe. Naho ngo birwera bivuga yuko uwitwa Pazomani ari ushobora kuba yihisha inyuma yishyirwa hanze yiriya video. Abantu benshi ndabazi ko wenda Pazomani mumuzi, ndaza no gushyiramo ifoto kugira ngo mumenye neza. Bivuga yuko ari wowe wari manager umuntu witwa Yampano, abari twabihakana ngo Pazomani ubwo bushobozi ntabwo afite, ariko bivugwa yuko ari wowe wamufasha kiri hasi, akamutiza telefone, akamucumbikira, akamushakira ibiraka, akamushakira producer, ndetse akaza no kumushakira n'abantu bamukoreraga ama video. Ariko witwa Yampano ngo ni yabiha agaciro. Impamvu bivugwa yuko rero witwa Pazomani ari washyize ira video hanze ngo nuko bakoreshaga telefone imwe ariyo y'umuntu witwa Pazomani. Ariko Pazomani araza aravuga ngo phone yafashe ira video naho hantu duhuriye, kuko ira video yafashwe ubwo Yampano yamaze kwisobanukirwa ejo bundi, yaramaze kugura telefone ye nawe ubwe niwe wifatiye video, nje nago nari mare. Ikindi twari twaranatandukanye tutagikorana, bivuze ngo naga ari nge wagiye guharabika umuntu witwa Yampano, cyangwa se naga ari nge washyize amashusho y'umuntu witwa Yampano hanze y'ubwambure yambaye ubusa arimo aragira ibyo yikorera mwoka byaramwe. Ni story cyangwa se nisaga nabonye akomeje gufata imihanda abantu benshi bamara postinga hano hose uri kunyura nta kindi kintu ari gupostinga. Mamya nashidikanye ko kano kanya hagize n'umuhanzi wibeshye agasohora indirimbo, iyo ndirimbo yabigiye guhura n'umunsi mubi, yabigiye gushya ku rwego rwa nyuma, yabigiye gushya ku rwego atigeze abonaho. No yaba ari Meddy, no yaba ari The Ben, ni views 15 ukagarukiriza aho ngaho ukigendera. Kereka hari uje ugasohora indirimbo yitwa ngo Yampano. Ariko by the tugarukira aho ngaho ntabwo navuga byinshi, ariko ikintu kizakwereka umugabo utangiye gutikuzo cyangwa se utangiye kugaragara nkaho nta ndangagaciro za kigabo afite, n'ujye uzabona umugabo yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kugira gute, ngiye kwifata video ndimo ndakora biriya bintu. Biriya ntago ari ibintu rwose nawe ubwo buretse n'ibyo si n'ibintu nge nakora ngo ngira amatsiko yo kwireba ndi kubikora nyine bite birangira pepure bite bigenda. Ariko umugabo uzajya gufata video ari muri kiriya gikorwa, njye mpamya nashidekanye yuko ari indangagaciro urimo uragenda ubura. Ikindi kintu noneho ukisanga biriya bintu byagiye hanze mwoka byaramwe, ntago ari ikintu kimeze neza. Si yo story gusa, ndajya ngo mbabwire yindi story wenda ndayibabwiraho iminota igera kuri 2 kuko ntago nshaka kutinda muri bino biganiro. Ku munsi w'ejo nibwo yiri wa trendinga inkuru zitandukanye. Inkuru yari irenze cyangwa se yajyaga izindi nta yindi, ni inkuru y'umuntu witwa Emelyne. Emelyne yaje muri story nyinshi munamuzi, we na Henikeni, ndetse yajemo na kesi zo gufungwa, abandi bajyanwa hariya muri rehab, yayisanga rehabilitation hano ihuye, ngira ngo baragenda barakansaringa abandi bakamuramo ikiyobyabwenge. Uwitwa Emelyne ku munsi w'ejo nibwo twabonye noneho mu mazi menshi avuga ati nge ndemeye ni mumbatize, nge ndemeye ngiye kureka kunywa amayoga, nge ndemeye sinzongera gukoresha Henikeni, nge ndemeye mu nkure mu byaha, nge ndemeye mu mbature, nge ndemeye ibintu ntago nzabisubiramo, nge ndemeye niba na ngombwa mu nshakira umugabo ntago Henikeni izongera gukora akazi. Abantu batavuga ati nta kuri Imana itakura umuntu nimba umuntu nka Emelyne wari umaze kugera ku rwego rwo kuvuga ati nta mugabo wajya hagati y'amaguru yanjye nga nshimishe, sibyo kuba naterekamo akavide gatoya gasa icyatsi nibwo byakunda. Abandi bakabihuza na story y'umuntu witwa Yampano bavuga ati wenda na Yampano ejo cyangwa ejo nushaka kujya kubona ukabona agiye mu mazi menshi arabatijwe, bino bintu bivuyemo mwoka byaramwe. Bino bintu byo kwifata ama video agashyira hanze ukabona rwose abivuyemo. Ni ibintu byo kwishimira kubona umuntu witwa Emelyne cyangwa se ishanga uko abantu benshi mwamwise agaragara ari kubatizwa nyuma y'inkuru mbi yamuvuzweho. Nyuma y'inkuru mbi yamuvuzwe wenda y'ubusambanyi cyangwa se urukozasoni, tukabona uwitwa Emelyne cyangwa se ishanga yabatijwe
ni inkuru nziza yo kwishimira mwokabyara mwe. Nge ntago naza hano ngo mbabuze ngo kuvuga umuntu witwa Yampano, wenda icyo nababuza ni ugusharinga cyangwa se gukwirakwiza video ze z'urukoza soni, dore ko abantu benshi babyita ngo nuducurama n'abantu bari kunyaka zino video. Nge ni video niboneye iminota 10 nayo babwiye mu kiganiro cya mbere, ariko nta muntu n'uyu numwe ndibuze kuyiha, ndabiyamye. Nge ntago nshinzwe gukwirakwiza video z'urukoza soni, ndabiyamye, ntago nzicuruza, nta muntu n'uyu numwe ndahiriya video. Nuko nshoje ikiganiro ubimenye nta video ndi butange, kuko ngira ngo nshaka kuzajya kwisobana muri ribu bambaza ngo King ira ino video urukoza soni kukiri muragenda uyikwira nge nyine na makuru ndi kuza ngabaha makuru mutegereza yo ngayo, na yindi video ihari nayo ndabaha, yewe nta niyo mfite ibintu byo kumbaza ngo video urukoza soni ntabwo nshinzwe kuyikwira nge ntabwo njya nkwira video z'urukoza soni. Mugende mureke kuri zambuga bacururizaho video z'urukoza soni ariyo mureba. Naho ngiye King ira yo video nayo mfite mwa gukomeza kuyimbaza, sibyo ko ifite iminota 10 nyine niyo nabonye, ariko mutakomeza kumbaza video. Nge ntabwo nshinzwe gukwirakwiza video z'urukoza soni. Mukane subscribe kuri YouTube channel mwokabyara mwe, mwogahirwa mwe, mwokorora bigakunda mwe, mukane subscribe kuri YouTube channel bayita Era Nation TV. Je nitwa King Era Rwanda, nditeretse urabona ko none ibintu byo kusukura cyangwa se n'ibikina biretse ranicare ku rugi. Mwokabyara mwe, mukanye ndaje mba hostingire wa mukobwa wanyu witwa Aria da Baby azaduhubwa ino cyangwa se aduhukuri kuri no video yaje kubigaragara. Cha bless.